Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya. Amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya, ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni impanuka ikomeye cyane ije kuba, ndetse iyi mpanuka ikaba ihitanye ubuzima bw'umupadiri. Bivuze ngo iyi mpanuka ibaye ni umupadiri wari uvuye gusoma misa nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, akaba yaje gukora impanuka rero agahita ahasiga ubuzima. Imitima ya benshi haba ku mbuga nkoranyambaga, habaho uyu mupadiri yakoreraga ubutumwa bwe. Ni impanuka rero yaje kuba itunguranye, aho ibingibi byakomeje kugenda bibabaza imitima y'abatari bake. Abantu benshi b'abakirisito uyu mupadiri yayoboraga cyangwa se yasomeraga misa, bakaba babajwe n'ibyaje kuba byamubaho. Iyi ni inkuru rero iri kugarukaho cyane benshi, ndetse bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, abifuriza padiri kugira iruhuko ridashira. Ushobora kwibaza ute se uyu mupadiri waje gukora iyi mpanuka yaba yakoreraga ubutumwa bwe ahagana hehe? Ese iyi mpanuka yaje kubera hehe? Ese nyuma y'uko iyi mpanuka iba haba haje kuba hakurikiraho iki? Ese nta butabazi bwaba bwaje kuba bwakorwa ngo uyu mupadiri abe yajyanwa kwa muganga ubwo iyi mpanuka yabaga? Ni ibibazo rero byakomeje kwibazwaho n'abantu benshi, ndetse abantu benshi bakaba batewe urujijo n'icyateye iyi mpanuka ije guhitana ubuzima bw'umupadiri, nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe rero tukimara kumenya iby'aya makuru, tukaba tuje kugira ngo tugwe update z'aya makuru. Reka tugusabe rero akudutega amatwi ugere ku musozi, nko kugira ngo uze gusobanukirwa iby'aya makuru akomeje kugenda agaruka ndetse anababaza imitima ya benshi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu ntibagirwe gukora like, kujya hasi muri comment naho isige igitekerezo cyawe. Nkwaye ikaze, tuzatinze rero reka twanzikire kuri iyi nkuru y'uyu mupadiri waje gukora impanuka, dore ko nkuko byakomeje kugenda bigarukaho iyi mpanuka yayikoze avuye gusoma misa. Abantu benshi bakaba barimo bagenda babihuza no kuba Imana ishobora kuba yamucyuye mu ijuru, nkuko biri gukomeza kugenda bigarukaho. Bakaba bagenda babivuga rero bagendeye kuba yaravuye gusoma misa, ndetse bikaba byabaye ubwo ngo yaratwaye imodoka ari gusubira aho yari asanzwe aba mbere y'uko aza kuza kubasomera misa, aho yaravuye gusoma misa. Uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, uyu mupadiri nguko yaje kuba yakoramo impanuka, byabaye mu buryo butunguranye, aho ngo imodoka yari atwaye yaje kugongana n'ikamyo, birangira rero iyi modoka ye ishwanyaguritse, icyuma kimwe kijya ukwacyo n'ikindi kijya ukwacyo. Aribwo rero ngo baje kuza kumukuramo yamaze gushiramo umwuka, nk'uko namwe rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Bikaba bigoye cyane kubona impanuka nk'iyi ngiyi yaba kuba wava muri muzima, ni ibintu bidasanzwe. Birumvikana ko rero ubwo iyi mpanuka yabaga, uyu mupadiri ako kanya yahise ashiramo umwuka. Benshi ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bari kugaruka kuri uyu mupadiri, dore ko ibingibi ntandi byaje kuba byabereye hano muri kino gihugu cya Uganda, nk'uko bimwe mu binyamakuru byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Ano mupadiri wo muri Arikidiyosezi Gatolika yambarara hano muri kino gihugu rero cya Uganda, ari nawe waje kuba yakora impanuka, akaba rero yapfuye azize urupfu urutunguranye rw'iyi mpanuka y'imodoka, ubwo yari atwaye iyi modoka akaza kugongana n'ikamyo.
nk'uko biri kugarukwaho n'umupadiri witwa Byamugisha wo muri Archdiocese Gatolika ya Mbarara, akaba rero yitabye Imana azize impanuka ikomeye y'imodoka kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko byakomeje kugarukwaho na benshi haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nk'uko amafoto agaragara mu binyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda birimo icyitwa Informa, biragaragara ko iyi mpanuka yabereye ahitwa Ibanda yari ikomeye, aho imodoka ya padiri yacikaguritsemo ibice, ibyuma bimwe bikajya ukwabyo n'ibindi nabyo bikajya ukwabyo nk'uko twari tubigarutseho hejuru. Ariho rero bamwe bakomeje guheraho bavuga ko iyi mpanuka uyu mupadiri atari kuza kuyirokoka bitewe n'uko imodoka yashwanyaguritse ndetse mu buryo bubabaje cyane. Ikinyamakuru cyitwa Informa cyaje kugaragaza amwe mu mafoto y'iyi mpanuka gikorera hano muri kino gihugu cya Uganda, kiragira kiti ni icyumweru cy'agahinda, aho mu masaha ya nyuma ya saa sita yo ku itariki ya 20 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024 muri Archdiocese ya Mbarara habaye impanuka yatwaye ubuzima bwa Byamugisha wari padiri mukuru wa paruwasi ya Nyabuhike yo mu karere ka Ibanda. Abakirisitu uyu mupadiri yayoboraga muri iyi paruwasi ya Nyabuhike bakaba bakomeje kugira agahinda gakomeye bitewe no kubura uyu mupadiri wabo, nk'uko byaje gutangazwa na bamwe mu bakirisitu uyu mupadiri yayoboraga. Iyi nkuru y'urupfu rw'uyu mupadiri hano muri kino gihugu cya Uganda ikaba yababaje abantu benshi, cyane cyane abakirisitu b'idini Gatolika hano muri kino gihugu cya Uganda, bakaba bababajwe n'uru rupfu rw'uyu mupadiri rwaje kuba mu buryo butunguranye. Iyi nkuru iri kugarukaho cyane mu binyamakuru byaba byandikirwa mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibyandikirwa muri East Africa muri rusange, bikaba bikomeje kugaruka kuri urupfu rw'uyu mupadiri rwakomeje kugenda rugarukwaho n'abatari bakeya ndetse rwanababaje imitima ya benshi. Uwo mupadiri ngo yakoze impanuka ubwo yari mu muhanda ava gusoma misa, imodoka yari arimo igongana n'ikamyo nk'uko twari twabigarutseho hejuru mu muhanda uva Kabagoma mu karere ka Ibanda mu gace ka Mbarara. Birumvikana rero byaje kuba byabera hano muri kano gace ka Mbarara, ariho rero uyu mupadiri yaje guhita asiga ubuzima bw'iyi mpanuka yabaga ako kanya. Uyu mupadiri Byamugisha yari amaze imyaka 6 muri ubwo butumwa, aho yahawe isakaramentu ry'ubusasaridoti muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2018. Byumvikane ko rero uyu mupadiri igihe yaherewe ubusasaridoti ntago cyari kimaze no kuba igihe kinini, yaramazemo imyaka mike cyane itarenze 6 ahawe isakaramentu ry'ubusasaridoti nk'uko biri kugaruka. Bikaba rero byakomeje kugenda bibabaza abenshi hano muri kino gihugu cya Uganda. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kino gihugu cya Uganda, uyu mupadiri waje gukora impanuka ndetse bikarangira nahasize ubuzima bw'imodoka yaratwaye yagonganaga n'ikamyo, ibyuma by'imodoka yari arimo, icyuma kikaba cyagiye ukwacyo n'ikindi kikajya ukwacyo, rero nawe agahita asiga ubuzima. Ni bwa mbere rubanye na tureka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntunibagiwe gukanda kunsogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere kuri zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5 kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe ku like ujya hasi muri comment naho usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza ubishime ndetse n'ibintu nabyo bineka kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.